Bari ibintu bitanu igiye gukora. Igiye gusengera abagore, icyo ni icyambere. Icya kabiri ibisuko no kudefiriza bigiye kwemerwa. Icya gatatu kwambara amakabutura no kugira gute no kumazi bigezemerwa. Icya kane urangurikira neza gusiga inzara cyangwa za nzara ndende z'abanyamujyi mujya mubona. Ibyo bintu biri ku murongo wibyirirwa ku meza kandi bigomba gutabishirwa mu bikorwa. Ibyo ni ibintu bitanu ADPR izanye muri innovation yayo kubwa representer ga Reverend Pastor izanya kubaho. Kandi bagomba kubyemera. Isi niho yabajyanye. Birongo nimusengesha umwuka iteka. Ariko umwuka nyine wajabutse wabanani. Aho umwuka rero yavuye. Abantu bagira bate? Abantu barirara. Bigira n'ibyigenge. Murakoze cyane. Kwiga ni byiza. Njyari nibyo mushyigikiramo cyane. Sibyo? Kuko afite innovation. Sibyo? Yo kuvanaho ubwo buswada. Ariko iteka iyo ari kinyoma. Twagendaye byose atavuyemo na kimwe. Kubera yuko yivugiye representer regare ubwe aravuga ngo ni igitekerezo ngo bamaze no kubigenzura ngo bagize n'igihe babisengera yuko abagore basengerwa we kubera iki bari barahejwe kuva mbere ya hose. Yes, reka mbasuhuza cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Dushimiye Imana ko tuje hano. Ndi kumwe na Prophete Moses n'umuhanuzi aje kutubwira iby'umwuka, buzima bw'umwuka, uburyo umukiranutsi ashobora kubaho mu buzima ndetse n'uburyo umuntu ukiranirwa ashobora kubaho igihe akiri mu isi. Bimeze gute, byifashe gute? Turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Moses. Yego. Ariko irindi zina ryawe witwa ngiki? Ineza. Ineza. Arakandi ariko kandi. Ineza Baraka Moses. Yose na yawe. Yanga harimo n'iryo wize. Cyose bifata ko byumva. Bihuriza hamwe bikuzanira ibyiza. Umeze ute se wowe? Mugisha ujye ukomeza kuza. Nanjye ndaho. Ndashima Imana. Nifuje kuganira nawe. Uyu munsi ndakubaza turaganira ibintu byiza. Imana iraza kuduha umugisha ndabizi. Hanyuma turasoza ikiganiro. Nanjye uhitamo amafaranga nyakenyereraho nk'umunyamakuru wawe ugomba kungurira agafanta. Hanyuma neza? Ntacyo. Hanyuma iyi shene yawe abantu baje kwikurikirana bwa mbere. Rwose bagire gutya kuri subscribe. Bakore share, comment, batliking ntacyo bitwaye. Imana ibahumuje. Imana itanga umugisha. Mu izina rya Yesu. Yitwa Kagezi TV. Nyaboneka nuba bageze aha ngaha yusharinga ibiganiro byacu. Moses muhamagara gusenye n'umuhanuzi kandi ni umuprofete mwiza cyane. Akaba n'umupasiteri ushumbye mu Rwanda ndetse no hanze. Diaspora nyinshi zimuri inyuma araziyoboye. Muhamagara agusenyere ntacyo bitwaye. Moses. Yego. Gukiranuka ni gute, gukiranirwa ni gute? Gukiranuka no gukora ibyo Imana ishaka. Abantu babwirwa n'iki by'Imana ishaka? Iyo bafite urukundo. So uyu munsi umuntu ashobora gucuruza inzoga undi akaza akabwira ngo ni icyaha. Kandi akaba azi ko abandi inzoga bazinywa. Ese abantu banywa inzoga burya bigize icyaha? Uwo muntu ngo bari gukiranirwa. Oya. Ntabwo gucuruza inzoga ari icyaha. Icyaha cyaba ikizo nzoga zigukoresha. Oya. Yego. Kandi Bibiliya ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha. Ushukwa nazo nta bwenge afite. Udashukwa nazo se. Udashukwa nazo. Bivuze ngo ushaka kunywa kugira ngo udashukwa nazo. Byashoboka kubazinywa. Kuba zishoboye. Ikitangaje nuko abari mu kabari ubasangana urukundo kuruta bo mu nzu y'Imana. So ashobora kugira urukundo ariko rw'uburyarya bite no agacupa. Oya ntago bibaho. Umuntu ukwanga ntago yakugurira amacupa abiri. Ntago bibaho. Ariko mu rusengero umuntu abeshya ko akunda undi akaba yariye umuceri cyakawunga akaba atare umumama mufitanye abana batatu cyangwa bane akaba nta kintu yamuha urwo rusu rukundo. Mu yandi magambo igipimo cyangwa urugero rukwereka yuko umuntu agukunda nuko bingana no gutanga. Urukundo rutatanze ntabwo aba ari urukundo. Yego.
kuko umuntu ukunda ntabwo wabura icyo umuha, yaba ari mitiyu y'ijana, yaba ari kugenda ukamufasha kumesa, yaba ari kumuvuga neza aho atari, yaba ari kumushimagiza, yaba ari kumugira inama abandi bananiwe kumuha. Urukundo rutangana no gutanga ntabwo aba ari urukundo. Kandi umushinga watangijwe wo gutanga watangijwe n'Imana. Bireba ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bireba ngo urukundo rungana no gutanga ikintu ufite kandi ugatanga cya kindi wumva ukunze, ni rwo rukundo. Rero iyo bitabaye gutyo ntabwo aba ari urukundo. Kandi Paul, yego, igihe uzabona umuntu agufasha atari uko nawe adafite ibibazo, ibyo ntuzabyita ubufasha, uzamenye ko uwo muntu agukunda. Kandi asubiramo, igihe cyose uzabona umuntu agufasha, agutabara, akwitayeho cyane, atari uko wabuze ibibazo yakabaye yikemurira, ibyo ntuzabyita ubufasha ko ari umuntu wagufashije yagutabaye. Oya, ibyo ngibyo byitwa, igisobanuro cy'ibyo ni urukundo. Yego. Rero urukundo rutuma wita kuwukunda ukiyibagirwa. Yego. Rero Imana ishaka ko abantu bakundana. Imana ishaka ko abantu babana. Imana ishaka ko abantu buzuzanya. Imana ishaka ko abantu babaho mu buzima burambuye kandi burambye bwiza ndetse cyane. Imana ishaka ko abantu bashyigikirana. Imana ntabwo yifuza ko abantu basebanya, basebyanya, barwananya, bavugana nabi. Oya, Imana ishaka ko abantu bo ku isi yose bahuriza umugozi umwe bagashyigikirana. Ariko uzi umuntu ukuvuganira ahantu utari, uwo muntu niwe Imana ibikeneye. Imana iguhuza n'umuntu ukuvuganira aho utari. Imana iguhuza n'umuntu uguhereza atari uko afite ibya mirenge, ahubwo ari uko we yiyanze akagira ibyo aguha. Imana iguhuza n'umuntu ufata ubuzima bwawe akakugira inama abandi bantu bose bananiwe kukugira. Rero gukizwa cyangwa umugambi Imana ishaka ku bantu batuye isi nuko abantu bakundana. Yego. Yego. Iyo abantu bakundanye bishobora kugaragaza ko ba bantu bombi ari abakiranutsi cyane rwose, bakiranuka. Itegeko riri mu mategeko 10 y'Imana iri principe kuruta ayandi. Ubwo turi mu gukiranuka. Yego. Nuko abantu, Bibiliya ivuga ngo abantu nibakundana bakarika ingeso zabo. Yego. Nanjye nzabana nabo. Abantu basabye gukundana. Buretse gatoya, umuntu umwe merutse kuganira nawe arambwiye atari ko kuki mwigisha, icyo gihe yarabonye mvuye icyo gihe yarambonye nyine mvuye kubwiriza ahantu. Yego. Nari ndimo mbwiriza ahantu, aravuga ngo ararindira mbanze soze. Cya kigo nari ndimo nambutsa ahantu kuri YouTube. Araje arambwira ngo iyo mwigisha mukavuga ngo gusambana ni icyaha, ngo abagore ngo bari kubusambanya, buri umuntu bajya gusambana no kwasetse, nibyo jambo yambwiye. Nawe se ugiye gusambana uciye umugabo wawe inyuma, ugiye kugiza ute? Urumva ubukoze icyaha. Nanjye arambwira ngo ndamubwira ngo umugore waramutse aguca inyuma wakwishima? Arambwira ngo hoya. Ariko arangije arambwira ngo ubwo se ngo reka nkwereke ngo nk'umugore udafite umugabo, wenda yabyaranye n'umugabo, umugabo aramusiga, abayeho nabi, ntari bubone icyo agaburira abana, agize amahirwe abonye umugabo, uwo mugabo wenda nibaryamana aramuhaye amafaranga agenda agahahira abana, uwo muntu yabuze uko agira abana, barimo baramupfira mu maso. Uwo muntu nayo Imana imubaraho icyaha. Ntabwo bizo kuri nabuze icyo musubizamo. Ntabwo namucira urubanza, ntabwo nacira umuntu uri mu ubwo buzima urubanza. Ariko iteka ryose iyo umuntu yahindutse agakizwa, nyiragakiza ubwo aramufasha. Yego. Wabyumvise? Iyo rero utaremera guhinduka, uhora uhura n'ibibazo Satani aguteza. Ariko iyo wahindutse ugahinduka ugakizwa, nyiragakiza Kristo Yesu ubwe arakwifashiriza. Yego. Ndagwereza urugero. Iteka ryose iyo wanze ikibi, kuko ubuhunze Satani, ubu ugiye mu biganza by'Imana. Mu biganza by'Imana harimo ibintu byose. Mu biganza by'Imana harimo amahoro. Mu biganza by'Imana harimo akazi. Mu biganza by'Imana harimo gukora bikemera. Mu biganza by'Imana harimo gucuruza. Mu biganza by'Imana harimo urushako rwiza. Bisobanuye ngo igihe cyose bakijijwe ugahinduka, ugwa mu biganza by'Imana. Kandi ibiganza by'Imana nta kintu na kimwe waburira mu biganza by'Imana. Iteka iyo wakiriye ineza yayo, agakiza salvation kava from God, gava ku Mana, ubeshwaho nayo. Yego.
I Kigali hari abantu bangahe bangana bate babeshwaho n'Imana ni benshi cyane. Umuvunyi aramutse aje akakubwira ni wowe ubahute akabona urya isukari wishyura inzu ku gihe urambara umugore warambara bana bawe bakambara abaturage bakabaho hagira no gusaba soda ukayimuha kandi nta kazi ugira urumva ibyo bintu babisobanura abantu bagiye bamenya ngo babeshwaho n'Imana niba rero wowe ubeshwaho n'Imana ntukigere uba umuhemu kuri yo arega icyaha ni iki ni ukudakundana icyaha ni ukudakundana n'ibintu bibi byose ibyo nibyo byaha ariko ibintu byiza ibintu bijyanye n'urukundo n'ibintu byiza ibyo nibyo bintu Imana ishaka abantu bakora ibintu byiza be gukora ibintu bibi abantu bakora ibintu byiza bakundane bashyigikirane ntago ndanyurwa neza kubwo igisubizo uri kumpa ku mugore cyangwa umukobwa bagiye gusambana kugira ngo arengere icyo ni icyaha kugira ngo arengere umwana afite cyangwa arengera abana bashonje bari kumupfira mu maso uravuze ngo ni icyo ni icyaha hanyuma Sara bigenza gute iyo yaravuze ngo ngewe arabigenza ate uwo muntu arabigenza arajya gushaka akazi none se ubwo ntaza Sara hari abantu bemeye gusambana wenda yarahize akazi yarakabuze aramutse abuze wasambana nawe hita usubiza aramutse yabishatse avuga ngo abana ngiye kubarengera ngiye kwihangana ngiye gusambana sibyo akagendayo akajya ku muhanda nk'abo tubona muri mujyi wa Kigali bahagaze za Nyamirambo n'ahandi hose agahagarara hariya ntihagire umuntu umusifura byagenda bite bo nyine abana bapfa aha kuki wowe niba abana bapfa utabonye umuntu ugusambanya kuki utakwiyemeza ugakinduka ugakizwa ukagenda ukajya gufurira abantu barafura bakabaho abantu baragenda bakarandura nko muri imicaca pasiparumu bakarandura b'ibyatsi abantu bakamuhereza amafaranga akabaho ubuse ntushobora kubura akazi ukabura umuntu wafurira abantu bose babuze akazi niko bakoze ibibi abantu bose babuze akazi niko bakora ibibi ishwi aha icyo ni igisobanuro cy'uko adafite imbaraga zo guhinduka igihe yaboneye imbaraga zo guhinduka umwuka w'Imana azamusanga kandi umwuka w'Imana biravuga ngo niwo mufasha uzabafasha mu bintu byose biravuga ngo azabigisha azabafasha uwo ngo niba ashaka kubona imbaraga z'Imana nahinduke umwuka wera azamufasha umwuka wera ahantu ageze akora ibintu bitatu icya mbere asubizamo umuntu ibyiringiro ari yabitaye icya kabiri agukundisha abandi bakwangaga icya gatatu aragushyigikira mu mitekerereze n'imigambi yawe yose kuko umwuka wera hageze aba ari chef department ya buri kintu cyose ugiye kuzinjiramo twageze mu gukiranirwa ubundi gukiranirwa ni iki gukiranirwa no kwangana umuntu ufite urwango wese abakiranirwa umuntu ufite urwango umuntu ufite ishyari umuntu ufite urwango akagira ishyari ntakunde bagenzi be akaba atafasha umuntu afite ibyo kumufasha akaba atavuga umuntu neza akaba yateranya abantu akaba yajyana inkuru zo guhimba azijyaniye abandi uwo muntu arakiranirwa ntabwo akiranuka hari umuntu wamaye ubutumwa ngo nzamubarize Prophete Moses arambwira ngo ubwo muzamukoze ikiganiro muhirayivu zamumbarize uti ese iyo umuntu ari gusenga agitangira kuvuga ngo mwami Yesu agitangira gusenga agatangira kayura ibitotsi bikaba biramufashe bishatse kuvuga iki izo ni imbaraga nkeya z'umubiri ntabwo ari iz'abadayimoni cyo ni ikinyoma cy'idini arananiwe ntiyasinzire nasenga isengesho rigufi asinzire harimo abashaka kuza akavuga cyangwa akaba atariye iyo utariye urayura sibyo urumva ngo barimo bambwiye ngo ashobora kuba ngo ari abadayimoni avuga ati nge nzabaza neza asobanukirwe neza ntabwo ari abadayimoni ahubwo uba unaniwe uba ugomba kuryama ugasinzira ugasenga isengesho rigufi ukaryama ugasinzira ubwo nawe nizere ko asubijwe ariko se ko benshi n'ubundi basenga bananiwe nyine baba bananiwe bajya basenga ko ari igihe umuntu akora amasengesho y'iminsi n'itatu cyangwa ine atarya atanywa ukabona arananiwe mba yarananiwe pe uko ni ukwica ariko agasenga ukabona ari mu mbaraga z'umwuka kandi ntabyo kwayura ndabona umuntu wayuye ari ku gatutu uwo ngo ni ukwera umuntu washatse kwiyahura se arayura ariko se hari n'umuntu ushobora kuba ari kurya ariko amaze iminsi abwiza yananiwe iyo uri gusenga hari umuntu rega dufite ibinure bitandukanye mu mubiri uwo muntu ashobora kuba afite ibinure byinshi akabikoresha muri cya gihe rero urumva ntabwo ari bunanirwe ariko undi ushobora gusanga nta binure afite mu mubiri we ugasanga ari kwayura
rero niba wayura umubiri uri kuguhereza sinye y'uko uri kuwangiza hita ugenda ujye kurya uruhu kuko Imana ntabwo ikunda abantu bindushye biyahura. Imana ikunda abantu babayeho neza abantu bari buzo gutukavuga ati uyu mupasiteri ko njyewe nta kibazo atazi no kwiriza icyo ari njyewe nta kibazo twebwe twariyirije iminsi 21 iminsi 40 iminsi 107 nta kintu tutakoze ariko dusobanukiye Bibiliya ijambo ry'Imana tubona hari ibintu bidasobanutse. Ugiye kumera nka biraba ngo kwiriza ubusashima no gufasha imfubyi n'abapfakazi nuguharira abantu imyenda n'amadeni. Ugiye gutandukira ngo umere nka Pasiteri Izayi umuvugizi wa ADEPR wavuze ko ibyo baciyemo ADEPR ya kera ubuzima baciyemo na kera ngo bari mu buyobe. Yavuze ko bari mu buyobe ngo ntibyari bikwiye koko abapasiteri b'abagore bakwiye kubaho bambe badakwiye kubaho cyangwa se ni bari bakwiye kwimika abadiyakoni b'abagore ngo banyize ababe mu bupasiteri kandi imirimo abapasiteri bakora b'abagabo ndetse n'abagore basanzwe bayikora ariko batitwa abapasiteri akaba ariyo mpamvu ngo basanze ari ubuyobe kandi nabo babishobora bakaba bagiye gusengerwa cyane ko muri Bibiliya ngo nta namwe habuze umugore kwa Bibiliya ngo keretse ijambo rimwe Pawulo ngo arimo abwira abikorino ababwira ni Korino cyangwa n'abikorino Abakorino Pawulo avuga ku by'amatora avuga no ku bagore ibyirimbisho n'imisatsi yabo ni muri yabwiraga abikorino Abakorino ariko ADEPR ifite ikibazo uyu mushumba Izayi hari n'indi torero Pawulo yandikiye aribwira ngo umugore wese nakavugira mu materaniro ahubwo ajya abibariza umugabo we mu rugo sibyo abo ntago ari Abakorino ariko yabwiye manze unyumve rero hari ibintu bibiri yego sibyo hari ibintu bibiri nemera abagore n'abanyacyubahiro yego abagore bashoboye ibintu byose sibyo ariko umugore uri imbere uri kubwiriza Bibiliya ntabwo ibyemera umva ko nitabyemera umva se kubwira ko nitabyemera utangiye kuvangira ni ngese wanditse Bibiliya niba Izayi ashobora none ko izo mpano bazifite niba Izayi ashobora guhindura Bibiliya ayihindure nta mugore ugomba guhagarara ku ruhimbi ndaguhereza ingero abatemwe de Jove urabazi ndabazi sibiga ijambo ry'Imana uranyemerera ko ari abahanga mu ijambo yego kuki nta mumama uhagarara ku ruhimbi imbere uzi impamvu ngikubwire ariko kasanga abamama bagiye kubwiriza mu buzima busanzwe urayizi bagendera ku byo Pawulo yanditse ahishuriwe n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana ni ingenzi kuwugenderaho hari igitoro ritangira n'umwuka wera ariko rigasoza nta mwuka w'Imana ukiririmo nk'ubu iyi ADEPR irarimbutse mu buryo bw'umwuka irarimbutse ariko kuko ibyo batangiranye njyewe nemerezanya nawe ikintu tukagihindura imbere buriya turabeshya yego icyo kintu ntituzemere ko ari umwuka kuko icyatangijwe n'umwuka gisozanywa n'umwuka icyatangijwe n'umubiri gisozanywa n'umubiri nkabyumva neza wenda reka tuze kuba twakwifashisha amagambo amwe n'amwe Pasiteri Izayi yaje kuba yakoresha hanyuma twumve ngo bimeze gute kuko abantu benshi bamuteye amabuye mu buryo bukomeye cyane bagira bati ararimbutse kandi ntibyari bikwiye reka turebere hamwe ijambo yatangaje bahita bihakana telefone bazanye mbega urebye ibirimo urebye ikibazo mfite mushumba yatubwiye ko muri kusohoka twe turi kwinjira mu rubyiruko yego ariko yatubwiye ko abagore bagiye kujya baba abapasiteri niba ntibeshye yego ese imyaka 85 tumaze muri ADEPR aho ko mwe muri gusohoka twe twinjira ntabwo cyari ikintu runaka mugiye guhindura kitari kimenyerewe gishobora kizabakura kandi ikindi mutubwire icyo mwashingiyeho kugira ngo abagore bemererwe kuba abapasiteri mu myaka 85 ese kuri iki cyerekezo cyo gusengera abagore kuba abapastori ariko urumva ni igitekerezo nawe abifitiye ni igitekerezo ariko hano Izayi aje kumusubiza
kumusubiza rero usubiriya mwagendeye kuki kabisubiza mu mwanya mutoya ni ikintu dusengeye imyaka myinshi ngo ni ikintu basengeye imyaka myinshi oya ibindi tubireka kubyumva ariko birimo biriya ntabwo mbyemera yavuze ko nemera umwuka w'Imana ntabwo ahinduka yego niba turabyemeranya simbizi niba rero wowe wemera ko ADPR yabanje kwigisha abakristo kuva kera ariko bari mu buyobe abapasiteri bakagabura ibintu nabo badafite batanazi badahagazeho ubu ndabyemeye kuko birahindutse yego kandi ari ikimenyetso simusiga representante gare we yabyivuye kuko iyo baza kuba bashoboye niba kujya kwiga theology ubu rero ADPR igiye gucikamo ibice hari abantu batabyemera bari buvuge ngo idini riraguye bakigendera hari abandi bari bwigumure hari n'abandi baravuga ngo hari n'abandi bari baragiye bari bugaruke manzo nyumve hari n'abandi bari baragiye bari bugaruke mu yandi madini bari bugira bate bari bugaruke ikizima kiri muri ADPR n'ikizima kigomba kwigishwa muri biri abantu bakiga Bibiliya neza ni ugusobanukirwa ijambo ry'Imana neza sibyo kuko bigaragaje yuko ADPR ibyo yizeye byose ari kinyoma twagendanye byose atavuyemo na kimwe kubera yuko yivugiye representante gare ubwe aravuga ngo ni igitekerezo ngo bamaze no kubigenzura ngo bagize n'igihe babisengera yuko abagore basengerwa we kubera iki bari barahejwe kuva mbere ya hose bisobanuye yuko rero bari barakandamije we agaragaje ko ababanje kuyobora ADPR barabaswa oya ntabwo rero ari umuhanga yahinduye ubwo wakwitwa ko so ntacyo yakugejejeho isi wakubyaye wowe ufite miliyari 10 sibyo isapfuye nta na miliyoni 20 afite urumva uri umunyabwenge ku uyu munsi turaza kuvuga ko abayoboye ntibagihari nyine ariko kuba ubwaryo yicaye ku ntebe bamusigiye ayishima Imana ayubaha ariko ntabwo bayimuhaye ninde bayimuhaye na RGB yayimuhaye yivanye ni RGB yayishizeho kandi bari banze kuyimuha ubwumvikane bwabuze ADPR igiye guhirima oya sinaguze induru zari zirimo reka nkubwire rero iyo utubaha abakuru uravunika iza kwiga ni byiza njyari nibyo mushyigikiramo cyane sibyo kuko afite innovation sibyo yo kuvanaho ubwo buswa da ariko iteka iyo utemye ishami wicariye ugira ute uragwa soka ariko reka dukome urusyo dukome n'ingasire yenda ture guca ku ruhande dusoza n'ikiganiro yego reka dushyireho umucyo ahubwo Izayi yamaze kubona ko agiye gusigara ashumbye abakristo gusa abagore bari bakaze bagiye kuvamo bishingira isengero n'abagabo barimo bishingira isengero aribyo aravuga ati reka ibi ntibyazavamo reka tubohora abantu bakora ibyo bashaka ko biravugwa ko bagiye no kubareka kujya badefiriza na za meshi zikajya ku oya hari ibintu bitangiye gukora igiye gusengera abagore icyo ni icyambere icya kabiri ibisuko no kudefiriza bigiye kwemerwa cya gatatu kwambara amakabutura no kugira gute no kumazi bizemerwa icya kane urangurikira neza gusiga inzara cyangwa za nzara ndende z'abanyamujyi mujya mubona ibyo bintu biri ku murongo wibyirwa ku meza kandi bigomba gutabishirwa mu bikorwa ibyo ni ibintu bitanu ADPR izanye muri innovation yayo kubwa representante gare Reverend Pastor izanya kubaho kandi bagomba kubyemera isi niho yabajyanye birongo ni musengesha umwuka iteka ariko umwuka nyine wajabutse wabananiye aho umwuka rero yavuye abantu bagira bate abantu barirara bigira n'ibyigenge murakoze cyane reka dushimira abantu bakoze subscribe na like na share na comment yego ndabizi hari abantu bari buze kuvuga nabi ntacyo iyo comment yawe ndayikeneye kandi uri buvuge neza nuko nje icyo numva nuko igihe kigeze ukuri kwahishwe muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana kukajya hagaragara kukajya habona yego abantu bihangaye nuko ikiganiro cyacu yakimeze reka tubashimire kandi po wakoze nawe tuvuge tuti abakristo ba ADPR be kuza
wenda gusohoka idini ngo kuko wumvise imyemerere mishya igomba kubamo ariko nyine babyemere kuko ibyahambiriwe mu isi no mu ijuru. Ubwo bivuga rero n'aba mama bagiye gushinga amadini bavuye muri ADPR bashaka bagaruka rwose bakabahereza ubupasitori. Ni ukuvuga ngo aba mama bagiye gushinga abantu ba minyoni n'abantu bose n'abandi bose oya minyoni yavuye muri Zion. Yavuye muri Zion Temple. Ariko hari abandi bavuye muri ADPR bagaruka bahereza ubushumba. Buriya uwasizwe ngo iyo yemeje ikintu mu isi cyangwa iyo yemeje ikintu mu bayoboye no mu ijuru ngo bahita bacyemeza. Niyo mpamvu na papa ngo iyo yemeje ikintu no mu ijuru ngo bahita bacyemeza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ubwo muri ADPR niba bigiye gushyirwaho ubwo no mu ijuru babyemeje. No mu ijuru biremewe. Byemewe. No wakoze kuboneka aha ngaha turagushimiye. Imana iguhereze umugisha. Murakoze namwe murakoze cyane.